yaje iwanjye turasenga, atazi uwo musore turasenga, arangije arambwira ngo rero mbonye ari umuntu yinjira mu nzu yawe mukundana ariko mbona muryamana. Ariko ikintu cyantangaje nta n'icyumweru cyarenzeho ibyo bintu byahise bibangwa mu cyaha cy'ubusambanyi, ahako narihanye. Niyo mpamvu mbonanye Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ubu nabaye undi muntu. Narakijijwe nkurwa mu byaha ngenda umukristo naho naterwa. Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda neza. Nongeye kubifuriza amahoro y'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amazina yanjye nitwa Nyawe, niryo zina ryanjye nkoresha, ayo niswe n'ababyeyi nyine nayo. Uyu munsi nshobora kuba nangiye kino kiganiro utameze neza, ariko ndakwifuriza kumera neza, kandi niba urwaye ndakwifuriza gukira mu izina rya Yesu, kuko Imana niyo itanga ubuzima, ntago ari abana b'abantu batanga ubuzima. Uyu munsi inshuti zawe ziragukunda zikakwanga, nuko isi duteye, nuko isi imeze. Iyo bavuze isi ntago ari ubutaka, ahubwo isi ni abantu bayituye. Nemvuze ngo inshuti zawe ziragukunda zikakwanga, ejo waba ufite zikakugarukira, waba ukinnye zikagenda. Uyu munsi niko ubuzima bumeze. Pastor, reka nguhe ikaze kuri kamera za Yawe TV. Murakoze. Umeze neza? Meze neza. Urakomeye? Ndakomeye. Ko numva nta mavuta ufite Pastor. Amavuta arahari. Amavuta arahari. Amavuta arahari. Amavuta arahari. Amazina witwa nde? Izina nitwa niyo mugabo Feredina. Feredi. Ndi umukristo. Sengera mu idini rya DPR. Imurambi. Imurambi. Ni ubwiriza butumwa, aba n'umunyamasengesho. Ukaba n'umunyamasengesho. Urakijijwe? Ndakijijwe. Urabihamya? Ndabihamya. Ni igiki cyemeza ko ukijijwe? Icyemeza ko nyijijwe niko nakira agakiza. Nkabona uburyo nahuye n'Imana, nagiye mbana n'Imana. Nabonye Imana itandukanye n'abantu. Rero ndavuga ngo misemo kuyihamiriza. Kuyihamiriza? Ni impamvu mvuze ngo ndakijijwe. Ntacyo nishinze na kimwe. Warahatwitse ubivamo? Ntabwo nahatwitse. Nagira ubuntu n'Imana. Yes, rero ndi kumwe n'umukobwa se ubwa mbere aje kuri kamera za Yawe TV. Murabizi ubushize twakoze ikiganiro ababaye ngababajwe n'urukundo, undi bintu nk'ibyo ngibyo nyese bamye muraho neza. Ubu noneho agarutse kuri Bibiliya, nimba byagenze ute, bimeze bite? Yesu nashimye, ndabasuje mwese. Amazina ni Cassandra. Umukobwa wa Yesu. Yego. Ibintu byanyu wamubona muzabishobora. Bike. Ibi ngibi byo witwa Cassandra, ese ubundi amazina yawe yombi yose atari Cassandra nuko witwa no mwirangamuntu? Oya, nitwa Simbi Sandra. Simbi Sandra. Niki nakabyiniriro ko mu rusengero? Oya, ntako ubustari ko muri film. Yes, rero ndi kumwe na Cassandra. Nkwibutse yuko iyi ni Yawe TV, nyarukira kuri Instagram yacu @following, ubundi ubuzima bubashe kugenda neza. Sandra, ubushize twe turi kumwe uvuga ati shushu be wanjye yaranyanze n'agahinda kenshi, n'abantu muri comment baravuze ati wihangane, bamwe baravuga ati n'ubundi uyu mukobwa ntago yarashobotse. Uravuga ati ariko mbere yuko njya gushwana na boyfriend wanjye cyangwa se hari uwari warabibonye, yabibonye ate? Murakoze. Uyu mukozi w'Imana rero twarasenganaga mbere ntaramenyana n'uwo musore. Hari ibyo yagiye ampanurira, bimwe nkabikurikiza, ibindi simbikurikiza. Rero ikosa nakoze, yambwiye ibintu abimpanuriye berekeye kuri wa musore twakundanaga, ndabipinga mbica amazi. Ariko ibyo byose ikintu cyantangaje nuko byose byansohoreye nk'uko yabimbwiye. Yego. Ubwo nta muntu wahita wibaza ati iyo ntago yaba ari toroma iyo mu rukundo waba utangiye kuvuga kubera wakunze umuntu cyane? Oya, ntabwo ari toroma ndi kuvuga. Kuri inshuro nabwo naje mvuga ku byerekeye urukundo, ahubwo naje mvuga ku buntu bw'Imana. Uburyo yamaye agakiza. Wasuzuguye Imana iragukebura. Yego. Pastor, wabibonye ute? Murakoze. Nahuye na mwene data. Afite icyifuzo cya fiyasi. Avuga ngo wasengeye tukareba n'Imana yacu inzira, niba ari we Imana yangeneye
rero kubera Imana itagira amarangamutima ndasenga, maze gusenga ngira ihishurirwe. ndababwira ngo ibyo urimo byihorere kuko uriya ntabwo ari fiyasi wawe, ahubwo hari undi Imana yaguteguriye. yego rero akimara kubyumva ntiyabihaye agaciro, we yagize amarangamutima ye nk'umuntu, ariko Imana yo nk'umuntu wishakiraga umugabo, Imana yikurikiza icyo yamuvuzeho, iravuga ngo reka nkureho iyi nzira kugira ngo nzamutegure inzira nziza. Uko niko byagenze. rero aza kumbwira ko ibyo namusengeye, ibyo namubwiye byaje gusohora, ko fiyasi wagize batandukanye batakiri kumwe. rero Imana isohoza icyo yari yanyujijemo kugira ngo nakorwa n'isoni. nawe amenya ko Imana iriho kandi amenya ko Imana ivuga. ubu rero ari mu murongo, amaze gusobanukirwa ko Imana nta marangamutima igira. murakoze. none uyu mukobwa mwahuye ryari kugira ngo burya umuntu ajya kubwira undi ikintu akavuga ati ndumva nshaka umugabo cyangwa ndumva nshaka umuntu dukundana, byanze bikunze kuko uwo muntu bafitanye collaboration ndende cyangwa se ikintu gituma begerana cyane. mwamenyanye ryari n'uyu mukobwa? uyu mukobwa twamenyanye ndumva ari 2019. nibwo yamenye mu bukwe bwa murumuna wanjye. ariko ntiyarazi ko ndi umukozi w'Imana, ashobora kuba yarabyumvaga ariko atazi ko Imana inkoresha ibitangaza. yego rero igihe kiragera bamuha nomero yanjye, arabamagara, ntangira kumusengera. cyenda mubwira ko agomba guhagarara mu murongo w'Imana, agatekereza icyo Imana yamuteganyirije. uko agenda acika intege ngenda musengera, uko agenda acika intege ngenda musengera. murarana mu masengesho? ntabwo twiye turana mu masengesho, twahoraga gutya nk'uko aje nkamusengera, Imana ikamubwira ibyo umubwiye. rero nk'umwana w'umuntu agenda acika intege, ariko Imana igenda imushyira mu murongo, ariko inyuze mu cyo yanyurijemo kugira ngo abyumve. yego Imana igenda imushyira mu murongo. uko twahuye nk'uko abakozi b'Imana bafata nomero zacu, aramamagara. nangira gusenga, nyumvisemo Imana. rero biba ngombwa ko aba inshuti yanjye. yarayikumvise aturayifite Imana, aravuga ngo Imana iri muri Feredina, Imana iri muri Wirakora. aravuga rero ntabwo nahomba uyu muntu w'Imana, reka ashakisha uburyo aba inshuti yanjye. naye ndasenga, maze gusenga numva ko ari ngombwa aba inshuti yanjye. mubera musaza we mu mwuka, ndamufasha. ubu rero ndumva aho agenda agera, agenda ajya mu murongo mwiza w'Imana. nuko araza arakubwira ati fiance cyangwa umuhungu dukundana twatandukanye? yaraje arambwira ngo fiance twari turi kumwe, wa undi bya ndi Imana kunyujijemo nabibonye. ndamubwira ngo wirira, haracyari ibyiringiro. ndaguhoza. haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka. yego ubwo n'ubuhanuzi buri muri Yobu 14:7. yego ndamubwira ngo nubwo amahirwe ayo ngayo yagiye, ntabwo yari ayawe. amahirwe y'Imana ntabwo umuntu ajya yaho. ndamubwira ngo iturize, ukomeze usenge, imbere hari ikindi gisubizo, hari andi mahirwe. Pastor, ubwo yaherukaga ahangaha tuganira, nimba icyo kiganiro arakibonye simbizi, yaravuze ngo Imana yaramubwiye ngo naramuka ahuye n'umugabo cyangwa se aramutse aryamanye n'umugabo utari uwe yashatse, ntazigera abona umugabo. ni wowe wabimusengeye cyangwa niwe wabimuhishuriye? narasenze, n'icyo gihe byari nijoro ndyamye, arabamagara, ngira ihishurwa. ndamubwira ngo umuntu wese muzaryamana atari umugabo wawe, isezerano uzaba wiciyemo kabiri. yego ubwo ngubwo bizagusaba ko wongera ugatangira nk'umwana ugikizwa. none yabyumva nk'umwana w'umuntu, ashobora kuba yaracitse intege, bikaba ngombwa ko biba. burya igihe iyo umuntu atubise ijwi ry'Imana ngo arikomereho, warabikoze izo uryamana n'umuntu? nta twaje kuvuga ubutumwa, nyine ni ukuvuga ubutumwa, ntabwo twaje kubeshya. ntabwo ari ukubeshya, kandi nawe yahisemo kuza mu nzira nziza. ese iryo sezerano kuba wamuhishuriye yuko naramuka aryamanye n'umugabo utari uwe, cyangwa aramutse aciye hagati y'amasezerano, n'ubundi ubwo azajya ku rindi kose, azongera atangire yegera Imana. we se yarabikoze? yakubwiye ko yabikoze? reka byivugire. ukuntu byagenze,
mbere y'uko agira iryo hishurirwa n'umukozi w'Imana yaje iwanjye turasenga atazi uwo musore sibye ko namubwiye ngo mbere yaho gatoya kuko yarampanuriye ngo abonye Imana impa fiance njyewe ngo yaranterese ngira ngo niwe ni mpamvu nakoze n'iryo kosa noneho rero yaje kunsura iwanjye ngo dusenga atamubuze ataranamubona atazi ko tunaturanye ubwo ngubwo arambwira turasenga arangije arambwira ngo rero mbongera umuntu yinjira mu nzu yawe mukundana ariko mbona muryamana ndabyibuka nawe nimbeshya anyomoze nahise mubwira ngo reka ngiye ntabwo naryamana nawe ntibishoboka ndamubwira ati ngiye maze igihe cy'umwaka kirenga nta muntu ndaryamana nanze kwica isezerano ngo kuri uriya nibwo nzaryica ndamupinga avuga ati ntibyashoboka nta naho byaca ariko ikintu cyantangaje nta n'icyumweru cyarenzeho ibyo bintu byahise biba ngo mu cyaha cy'ubusambanyi ahako narihanye niyo mpamvu mbonanye Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ubu nabaye undi muntu yego nabaye mushya wabaye mushya ubu ni hari umuntu pastor ushobora kubibona avuga yuko yabaye mushya kandi n'ibyo yamubwiye akavuga ngo iyi ni toroma y'urukundo cyangwa n'ibyo yamubwiye abantu bo bareba nk'abantu ariko Imana ireba nk'Imana bora ntabwo abantu bashobora kumenya ko umuntu akijijwe Imana izi mu Kristo icyambere Imana ibishaka niko yegera ukayemerera intege nkeya zawe irongera ikakubaka niko ijambo ry'Imana rivuga nzongera nkubake iyo umuntu amaze kwemera intege nkeya ze akaza akabamva rero Mana narasambanye kuko kwaturira Imana uyatura nkaho mbese byose ukabyikura rero abantu bo babyumva gutyo ariko nzi neza ko yafashe umwanzo ibyo bintu bijya kumubaho iwe yambwiye gutyo navuga ngo nta hantu byaca rwose nafashe umwanzuro narakijijwe nyina babwira ngo nyamara mbonye aza kandi mukaryamana nabo kugira ngo menye ko yabikoze ntabwo ari wabinyaturiye nagiye mu mwuka narindi iwanjye nijoro ndaryamana banga ariko ko mbona ko wacitse intege ugakora cyaha nibwo yahise yemera ko yagize gute yabikoze pasiteri ntamuciye mu ijambo gatoya yarabimbwira ambwira ati bizaba ikindi ntabwo uzabimbwira uzabimpisha kuko byarabaye kuko twasenganaga ubwo ngubwo ntinya kubimubwira yajya mpamagara simwitabe mbese naragize isoni ariko nyuma yaje we kubimbwira aravuga ati byarabaye nanjye ndabimwemerera ko byabaye ndanatura ndihana hari ikibazo nabanje kukubaza ndakubaza ngo wabibonye ute wabibonye ryari yuko azaryamana n'umuntu kandi k'amasezerano yiwe atazasohora urabona rero ugiye kumbaza gutyo ndamutse nkusuje ko nabibonye nabanegize nk'Imana kuko niba ufashe amasengesho yo gusenga urimo usengera abantu yego Imana imanura icyo bita network umwuka wera Imana ikakwereka arazaze ndiza Airtel na Tigo oya izo nguzo ntabwo Imana izigira cyangwa za MTN Imana yo imanura rezo mu buryo bw'umwuka wera ikakwereka abantu bakubeshya ikakwereka abasambanyi ikakwereka mbese buri kimwe cyose Imana yakikwereka rero iyo umuntu afite mwuka wera wisanga Imana yakweretse kuko ntabwo uri bumenye ngo uyu munsi Imana iranyereka ejo Imana izanyereka ahubwo iyo uhaye umwanya Imana ugahagara mu mwuka urimo gusenga nkatwe w'abanyamwuka ari ibintu umwuka wera uhita umanuka akahita aguhishurira nibwo rero nahishuriwe ndamubwira ngo nta itariki sinyibuka ndababwira ngo mushiki wanjye witware neza kuko dore Imana irashaka kubakira mubwira umurongo mwiza agomba guhagarara agategereza isezerano rero nk'umwana w'umuntu cyangwa nk'abana b'abantu umuntu ajya acika intege yabona bitabaye kino gihe hari abasore baza bitwaje amafaranga ashobora no kuza yatiye imodoka akagira ngo niye nta nayo yari afite iwe rero agira amarangamutima yisanga ageze gute yasanga yari afite ubushyuhe bw'urukundo yari abufite ariko bisanga rero nanjye nyiri kwizamu ndimo senga uko jyewe niba Imana imuje n'umuntu nkasenga ntabwo birangiriraho nkomeza mbaza Imana se uriya muntu Mana wamaye ni inyungu yawe cyangwa nuje gutoba umurimo w'Imana biba ngombwa ko senga Imana inyereka iryo hishirirwa ryose ndimubwiye ntabwo yahagaze neza nibwo yisanze muri ibyo byaha nibwo yisanze muri ibyo byaha none
ko yarenze agakora ayo makosa akaryamana n'uwo muntu, ubu bivuga yuko amasezerano yiwe yarahagaze. Murakoze. Iyo umuntu akoze icyaha ntabwo Imana ikuraho isezerano, ariko bishobora gutuma utinda muri rya sezerano wikerereza. Iyo ni ijambo ry'Imana kugira ngo tujye mu mwuka cyangwa mu buhanuzi. Iyo ni ijambo ry'Imana riri mu Bacamanza ibice 6 umurongo wa 2. Aravuga ngo nuko Abamediyani baneshwa n'Abisiraheli. Abisiraheli baneshwa n'Abamediyani. Ngo Uwiteka ababwira impamvu Abamediyani banesheje Abisiraheli ni iki? Igihe bari muri Egiputa basezeranyije Imana, baravuga ngo Uwiteka nudukura muri kino gihugu hano muri Egiputa, mu gihugu gitari icyacu, ukatwambutsa inyanja ukatugeza i Kanani, nitumara kurya tugashira inzara ntituzibagirwa, numara kuduhembura ntituzibagirwa. Ariko bageze i Kanani bose bibagirwa icyo Imana agize gute yabasezeranyije, bacumura ku Mana. Ndashaka kugera kuri iyo ngingo kugira ngo tuyumve neza. Imana ikimara kubona ko babaye ubwoko butagonda izosi, banze kuyumvira, Imana iterura ibitari kubanesha birabanesha, ari bo Bamediyani. Ngo batangira kwihisha mu bihenamanga no mu mavumo. Bivuze iki? Iyo Imana iguhaye isezerano, Imana ikavugana ivuga ngo itware gutya, wowe ukahita witwara nk'umwana w'umuntu nka Imana itavuze. Ntabwo Imana ikuraho icyo yavuze, ariko irabanza kongera ikagushyira ku ikosi ikakwigisha. Bivuga ngo ntabwo iyo Imana ihamagaye umuswa cyangwa igahamagara injiji, ntabwo Imana igukoresha ukiri injiji, irabanza ikakujijura. Ngo rero kugira ngo Imana ikujijure binyura muri ibyo bibazo, mu bigerageza, utinda mu butayu. Bivuze iki? Iyo umuntu yumviye Imana bituma umuntu yihuta mu isezerano, ariko iyo atumviye Imana ntabwo Imana ikuraho icyo yavuze, ahubwo isezerano riratinda kugira ngo izari guhura umuntu ukomeye, kugira ngo nawe uzabwira abantu ko iyo umuntu yumviye Imana ari ingorane agenda abona. Rero bituma Abisiraheli baneshwa nk'uko yaneshejwe. Yes. Uyu munsi uricuza iki? Uyu munsi ndicuza ko nanze kumvira Imana, nkahura n'ibihano by'Imana, ari byo akababaro nagize no gushaka kuba nakwiyahura, kubera ko numvaga n'Imana itazongera kumbabara cyangwa nagiranye nayo ikibazo. Ariko ngo nyuma yo kwihana nta rubanza. Hari abantu bumva ko wenda Imana itambabariye, ariko nyuma yo kwihana ubundi nta rubanza. Hari ijambo riri muri Yesaya 43 rivuga ngo, Yesaya 43 umurongo 25 uvuga ngo, ubwanjye ni ngiye uhanagura ibicumuro byawe, nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Iryo jambo rero ryaramfashije cyane, numva ko mbabariwe. Ubundi numvaga Imana itazambabarira, ariko nyuma yo kwihana nta rubanza. Nizeye ko Imana ibyo yanyemereye izabikora, kuko ndi mu nzira nziza, nta nubwo nzongera kugira umukozi w'Imana nsuzugura. Urumva warakanzwe? Oya, narakanzwe bikomeye. Pastor, hari ikibazo ngiye kukubaza, niwumve ko wenda nyikubajije ngo ndi mu mubiri, ngo byagenze gute? Kubera iki akenshi kuko nimba Imana turabizi iravuga, hariho abahanuzi batarababa, hariho n'abakorera Imana pe bariho. Kuki Imana idacisha muri wa muntu cya kintu kizabaho ikajya kukinyuza muri wundi muntu? Urakoze cyane. Aramutse akibonye ewe yagira ngo namarangamutima, ntiyakwemera ko ari Imana ibimunyujije, agahita ajya kumuha yiruka. Niyo mpamvu Imana inyura mu bakozi bayo yahamagaye, ikavuga ngo genda umbwirire Sandara, umbwire ngo niyambara imbaraga, kuko imbere ye hari iki? Hari igisubizo. Ariko nibitabibyo, kugira ngo agere ku gisubizo azabanza hombe. Niyo mpamvu Imana inyuza mu bakozi, Imana ikanyuza muri Feredina ari we ngewe, ikanyuza no mu bandi, kugira ngo umuntu yumvire Imana. Kuva na kera nako ntabwo Imana yakundaga kunyuza mu bantu, yakundaga gutuma, igatuma nk'uko yatumye Yesaya. Niyo mpamvu Imana iyinumye ibigira ngo yiheshe icyubahiro ku muntu wawe yizeye. Iyo yumvise ijwi ry'Imana rinyuze muri jewe, ahita yemera ko ari Imana ivuze. Iyi Imana inyuze muri jewe ikamurondora, ikamubwira ibijyanye n'amarangamutima we yarakeneye, aravuga ngo iyi ni Imana igize gute? Ivuze. Ariko iramutse munyuzemo ntiyabiha agaciro ko ariyo igize gute? Ivuganye nawe. Niyo mpamvu rero Imana yahamagaye abahanuzi, yahamagara ba Yesaya n'abandi,
hari ijambo rimwe riri mu bami ba kabiri ibice 20 ndavuga ngo nuko Hezekiya ararwara ngo yenda gupfa noneho haza umuhanuzi witwa Yesaya arabwira ngo tunganye iby'inzu yawe kuko indwara urwaye utazayikira ariko uyu mukozi w'Imana Hezekiya aravuga ngo nubwo Imana itumye umuhanuzi Yesaya akaza akamburira akamwanga ngo ninunganye iby'inzu yanjye byose kuko ejo nzagera gute nzapfa yaravuze ngo reka nibwirire Imana ko nge nta kintu ngira gute nishinja mu mutima ikintu ushatse kubabwira niki shatse no kubwira abantu banyumva iyo umuntu ari inkoramutima y'Imana no ku munsi w'ibyago no ku munsi w'urupfu wari bupfe ushobora guhamagara Imana ikurura ikaza ikaguhereza iminsi yo kubaho Hezekiya aravuga ngo nubwo Yesaya Imana imutumye ariko nanjye afite uburenganzira kuri data iyo umuntu abana n'Imana agahagarara mu nzira Imana ishaka abasha kwivuganira bikagera ku Mana nawe ukuvuganira ariko iyo uri umunyantege nke hari abantu baba barahamagawe bagomba kugusengera ukambara imbaraga rero Hezekiya ikintu cyatumye ahamagara Imana ikamwumva yaravuze ngo mvu Uwiteka wibuke ko iyo wanumaga naragendaga ibyo wambwiraga byose narakumviraga ntabwo ntigize ntatera inzira yawe uranyica ngo bikumarire iki nibwo ngo Yakiriye niko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yakiriye arasenga atakambira Imana ngo Imana yumva gusenga kwe irongera wa muhanuzi Yesaya atari yagira mu murwa iramutuma kugira ngo Hezekiya yemere ko Imana yarakoresheje umuhanuzi nde Yesaya icyo gihe agenda ntirazi ko Hezekiya yerekeye ivure byose aze kuba buryo Imana igikoresha abakozi b'Imana kugira ngo mwumve cyangwa kugira ngo numve araza arababwira ngo Imana yawe yumvise gusenga kwawe kandi ngo ku myaka nkongera imyaka kugira gute yo kubaho nibwo Hezekiya yaha agaciro ko wa muhanuzi yari yatumwe n'Imana kandi mu kintu cyarokoye Hezekiya niko yumviraga Imana iyo umuntu yumviye Imana agagara mu murongo agenda abana nayo cyane yes ese pastor nk'uyu mukobwa aramutse yeretswe ko ari wowe uzamubera umugabo wabyemera ntabwo bishoboka yewe ngenda ubatse si ukuvuga ngo uyu yaravuze ngo abafite ngo kandi afite umugore hari abajya bazana ubwo buhanuzi atuzambera shushu be uzambera umugabo kandi nawe ufite iki umugore bitewe n'amarangamutima ye bitewe n'uko yakubonye uhagaze mu buzima busanzwe rero ab'iki gihe bo barebera mu bigaragara ariko ntibarebe icyo Imana ateguye ejo hazaza n'Imana nayo Imana ibasha kureba imbere hawe ntabwo Imana yita ku byo uhagazemo ahubwo Imana yita ku iherezo ryawe riri imbere amina icyo nabwira uyu mukobwa rero Sandara Esteri kuko Imana amuhindura izina ubu yitwa Esteri iryo ni izina ryo mu mwuka hari amazina ababyeyi batwita hari n'izina Imana yita umuntu yahamagaye uko umuntu yitwa n'ababyeyi yavutse ababyeyi bamubyaye ariko Imana yamuhamagara ikamuhindurira izina icyo nabwira uyu mukobwa nababwira ngo nakomere mu mwana nababwira ngo inzira zose iyo zifunze haba hari inzira Imana yateguye icyo namubwira rero turi kuri itangazamakuru n'abanyumva bameze nkawe cyangwa babaye nkawe muri icyo gihe bagomba guhagarara mu cyo Imana yavuze iyo umuntu avuga buriya iyo umuntu aba ikosa abantu bajya bakora iyo Imana ivuze bagira ngo ni umuntu uvuze Imana ntigira amarangamutima iyo ivuze ntuyumvire iraza ikahita ikuraho icyo wari wiringiye kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo twiringiye byose nta mumaro bigize gute bifite rero icyo namubwira niko yakwiringira Imana kuruta ko yiringira abantu bo ku isi umuntu aramwiringira aje agahinduka kino bavuga ni ukwiringira Imana ejo hazaza he ni heza kandi bizava mu masengesho no kubaha Imana kuba wavuze ko utazababarira uwo mwaryamanye kandi warakijijwe uzamubabarira ntuzamubabarira reka ngufatire nta kibazo kubera ko hari icyo namenye kandi ntago wakizwa utababarira kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo utababarira nawe ntazababarirwa kuri iyi nshuro nawe azabyumve byazanabibwirwe naramubabariye ubu ngubu umutima wanjye urabohotse nta rubanza mfitanye nawe nakore gahunda ze nanjye nzakora izanjye nta kibazo mfitanye nawe naramubabariye nubwo atansabye imbabazi ariko kuko ijambo ry'Imana ariko
rivuga ridusaba ko umuntu utazababarira nawe atazababarirwa, niyo mpamvu namubabariye. ubu se agarutse akavuga ati nisubiyeho? Ntago namwemera kuko nyuma yaho nakuze amasengesho, Imana impuza n'abandi bakozi b'Imana ntarinzi, bampanurira ibintu byose byambayeho batanzi, bambwira n'uko asa, barambwira ati rero biriya waciyemo yari umugambi w'Imana, wagombaga kubicamo, ariko uriya ntabwo ari uzaba umugabo wawe, umugabo wawe ari mu nzira. Ubu rero ndamutegereje umugabo wanjye wa nyawe. ariko se buri Imana ishobora kubicisha mu mugambi nkaba narya umwana kugira ngo impane? Ego pastor, ibyo ngibyo ntabwo Imana yabikora, byaba bivuye ku marangamutima yawe, kuko buriya ari umuntu umwuka wera ava ku Mana, ariko n'umutima nawe ujye ubwira umuntu ngo ukora iki. umutima se wuva ikuzimu? Umutima utuye mu muntu, ari biva ku Mana bitewe no kubana n'Imana, ari we mwuka wera nyine, bikomoka kuri mwuka wera. Ariko hari n'ibikorwa bive mu marangamutima y'umuntu. Mbonye umukobwa ndabona azambera umugore, mbonye umusore ndabona azambera umugabo. Ntabaza Imana kumva ko we ubwiza bwe buzamugira umumaro. Aho niho rero abantu bajya bagwa. Somo nta bantu ubwiza bwabo bufitiye umumaro pastor. Reka mabwire ikintu ngiye kukubwira. N'abanyumva nabo bacyumve. Ubwiza bw'umuntu bugira agaciro, ariko Imana yamuhaye agaciro. Bango ubwiza umuntu avukana, ubwiza umuntu agira kuze, nta gaciro bugira Imana itabaye agaciro. Ububi bw'umuntu nabwo nta gaciro bumuha. Nyine ububi bw'umuntu bwe bugira agaciro ryari? Ububi bw'umuntu bugira agaciro, ariko umuntu yafashe ubuzima bwe akabushyira mu Mana, nibwo Imana igwereza agaciro itarebye ku isura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana itareba uburanga ngo nirebe igihagarara, ntireba aho umuntu avuka ngo nzajya nyikorera. Bivuze iki rero? Ntabwo Imana yita ku buranga bw'umuntu, ahubwo yita ku isezerano imufiteho. Iyo biza kuba ari ibyo, ababi ntibaba barashatse, ababi nta byiza baba babona. Icyo saze kuvuga waba uri mubi cyangwa uri mwiza, sibyo ko nta muntu mubi ubaho, buri wese ni ikiremwa cy'Imana. Ariko umuntu agira agaciro ari mu Mana, umuntu agira agaciro yiyeguriye Imana, umuntu agira agaciro yagiye agakorera Imana, avuga ngo mva rero Mana, nta cyiza mu isi mbona, nta cyiza mu isi neze, ariko dore ndaje ibyiza nzabikure kuri wowe. Niyo mpamvu Imana igufata ikate guhindurira isura. Wa wundi wari mu babana babona ko ari mubi, Imana ikamuhereza isura, ukubonye wese akabona uri mwiza. Bivuze iki? Umuntu baramubajije n'umwe mu Bayuda, baramubaza ngo icyo Abayuda turusha abandi ni iki? Aravuga ngo tubarusha muri bingahe? Muri byose. Mu kuvuga ubutumwa bwacu nagira ngo mbwire abantu banyumva, babwire ngo umukiranutsi w'Imana ari ibintu byinshi arusha abantu batizera Imana. Baramubaza se icyo Abayuda murusha abandi ni iki? Arabasubiza ngo tubarusha muri byose. Icyambere tubitse ibyasezeranyijwe n'Imana, dufite amabanga Imana yatubwiye, dufite amakuru Imana agize gute yatubwiye. Aravuga ngo nubwo umuntu yakurusha iby'isi ariko ukamurusha isezerano, ejo birashoboka ko wamunyuraho bitewe n'icyo Imana yagusezeranyije. Niyo mpamvu umuntu w'Imana wizera Imana adakwiye kuvogerwa. Baragiye mu bintu nubaha umunyamashuri, mubaha n'umuntu ufite isezerano. Abo bantu babiri baratungurana. Iyo umuntu wize agakena akabura akazi, ejo mu gitondo ushobora gushiduka yabonye akazi. Umuntu ufite isezerano ushobora kumusuzugura, ejo bwacya mu gitondo ugasanga abaye umuntu ukomeye. Bivuze iki? Aba yaravuganye n'Imana ifite byose. Uyu munyamashuri nawe Imana baramwigishije kugira ngo izamuha akazi, izamugirire neza. Abo ni abantu babiri tugomba kwitondera, munyamasezerano n'umuntu wize. Abo bantu bajya batungura. Ubushize ubwo twari turi hano waramuhamagaye kuri telefone, wari sheri wawe cyangwa wari umukunzi wawe, tubwira ko muturanye. Ese yari yongera kuguhamagara? Wowe wari wagerageza byibura no kumuhamagara uvuga ati narakubabariye? Bihagaze bite uyu munsi? Ntago nigeze nongera kumuhamagara kuko Imana yarambujije, yambwiye ntago nakongera gusuzugura Imana. Ubu ngo Imana yarambwiye ngo ntabwo yari uwanjye. Bo rero ntegereje uwanjye Imana izama. Nta gahunda nyifitanye nawe, sinigeze muhamagara nawe ntiyampamagaye. Cyakoze ubwo mperuka kumubona nabonye yari yasubiranye n'umukobwa bakundanaga mbere. Kandi tujya gukundana
kurya mu mutima oya nta kintu bindyaho mu mutima ntacyo nta kibazo ngiye mufiteho rwose ntegereje uwanjye w'Imana izamu kandi bizamenyekana ko natabawe. ariko se ko pasiteri yambwiye ati wamuhaye icyifuzo cy'uko yifuza fiyanse, iki ni cyo gihe wumva ko nawe wumva ushaka umugabo cyangwa imyaka yabaye myinshi? Oya ntabwo namuhaye icyifuzo, wenda nabyo najyaga mbimubwira ko mfite icyo cyifuzo, ariko bwa mbere ni wowe wabimpanuriye arambwira ngo mbonye Imana iguha umugabo, Imana igukoreye ubukwe muri uyu mwaka uyu nguyu turimo. Arambwira ngo ariko ninkora icyaha cy'ubusambanyi bizaba birangiye. Nuko byagenze rero, ntabwo ari uko namubwiye ngo mfite icyo cyifuzo, ariko ndanagifite. Rero turi kumwe na pasiteri, wenda yarakwatuje sibyo pasiteri? Naramwatuje. Waramwatuje. Wenda wowe ubwawe hari nk'ibibazo nka bibiri waba ufite byo kumubaza, ubundi dusoze. Nimba uri bumusengera ari bupfuka mukamusengera, nimba uri bubigenze gute? Ibibazo namubaza icya mbere, arumva yarafashe umwanzuro. Umwanzuro narawufashe, ntabwo nzongera gusubira inyuma ukundi, kuko ibyambayeho narabibonye, Imana yarampannye narabibonye. Ikindi namubaza cya kabiri, namubaza ngo ntuzongera kugira amarangamutima yawe ku buryo uje wese umva wamubera umugabo. Namubera umugore. Nako wamubera umugore, sorry. Ntabwo nzongera kugira amarangamutima, njye nzayoborwa n'umwuka w'Imana, kuko Imana njye narayibonye, iyo nshaka ntabwo imbura abantu intumaho. Pasiteri niyo itakuntumyeho intumaho n'abandi. Ntabwo rero nzongera gukora iryo kosa, ndi mu murongo mwiza Imana ishaka. Nshaka kugenda uko Imana ishaka, ntabwo nshaka kwiyobora. Ngiye kuyoborwa n'Imana, ntabwo nshaka ngiye kwiyobora. Ubuse ko tuzi ko hariho abahanuzi benshi, nihagira uza wenda ari nk'akagambane bajyanye pasiteri, ko kandi nabo babaho, akagukubita ikigabo mubona ngo gifite ibintu byinshi bitewe n'irari ry'abantu dufite, uzabwirwa n'iki ko uwo muntu ayobowe n'Imana? Nzabanza mfate igihe nkora amasengesho nyibaze. Imana yagushatse inyuza mu bantu benshi batandukanye, ntabwo ibyo ngibyo nahita mbyibakira ngo uvuge ko uwo muntu ari we, kuko hari icyo byanyigishije, ibyo naciyemo hari icyo byanyigishije. Rero nzafata igihe nanjye nsenge, njye no gusengera n'ahandi hantu kure, Imana nyibaze, ntabwo nzabura uko insubiza. Kujarajara nabyo bitera iki? Ubujiji. Kujarajara mu ki? Mu nsengero. Njye ntabwo nsengera mu nsengero. Ntabwo nsengera mu nsengero, mu butayu, ahantu hagiye hatandukanye, sibyo pasiteri? Nabyo bitera ubujiji. Nabyo bibaho. Urabe maso, wegere pasiteri wawe, kandi urugendo watangiye ukomeze nutsikire. Sinzi nimba pasiteri wamusengera cyangwa se sinzi wowe ukubyifuza. Reka musengere, ariko dusomere ijambo Imana yarimaye, Zaburi 25, kugira ngo kuko iyo twaje hano tuba twatumwe n'Imana, kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza, tujye dusenga Imana. Umusengere rwose, umusengere n'abandi bameze nkawe, tujye dusoza. Zaburi 25 umurongo nawo kangahe? Wa mbere. Zaburi 25 umurongo wa mbere aravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamya iteka ryose. Dukomeze. Umurongo wa kabiri avuga ngo nk'uko imisozi gose Yerusalemu niko Uwiteka gota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Rero Imana iduha umugisha, yaba ari mwene data turi kumwe n'abanyumva. Iri ni ijambo Dawidi yanditse, ariko Imana irimuhaye. Riravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamya iteka ryose. Ashyira ijambo rivuga ngo nk'uko imisozi gose Yerusalemu niko Uwiteka gota abantu be nguhereye umunsi ukageza iteka ryose. Amen. Icyo nshatse kubwira abantu ni ukubabwira ngo biringire Imana, mu bibazo byabo biringire Imana, mu bibagoye biringire Imana, mu byabashobeye, mu byabacanze biringire Imana, kuko umuntu wiringiye Imana ijya imugota mu bibazo, ikamugota no mu bisubizo. Icyo nashatse kuvuga ngo kwiringira Imana bigira umumaro, kwiringira Imana bigira umumaro ku mukiranutsi,
rero ni ijambo Imana iduhaye niryo ngiye gusengeramo, yaba ari mushiki wanjye uraha n'abantu bene data turi kumwe n'abanyumva n'abazambona, nagira ngo baziringire Imana kuko mu Uwiteka, kuba mu Uwiteka, kuba muri we niho hari igisubizo. Pastor, mbere y'uko usenga ari indirimbo nifuje ko twaririmbana y'106 mu guhimbaza ivuga ngo ngende umukristo. Abwo ndirimba abantu wababwira sibyo bakajya kuyigira. Wenda nta gace gatoya ariko ko muri iminsi iri kumfasha. Reka tuyiririmbe wenda hino wo yafasha. Nge numva wayiririmbira mu mutima. Oya reka tuyiririmbe. Iyo ngi wasanga ari ya yumvuka. Ngende umukristo nzahora ndiwe, mu bintu byose ngeze kugupfa. Ngende umukristo mpora mbihamya, naho igihugu cyose cyanseka. Ngende umukristo wo mu mutima, nk'ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ngende umukristo upfa ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Ngende umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Ngende umukristo ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. Dushatse twagarukiraho. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Iyi ni indirimbo, hari igitero kivuze ngo nituba hamwe n'Uwiteka tuzagera gute? Tuzanesha. Tugiye gusengesha inyizo rivuga ngo Uwiteka duhe kunesha nk'uko umwana wa Yesu Kristo yanesheje. Mana, mu izina rya Yesu ndagushoye ndaguhimbaje. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, uyu ni mwene data. Uwiteka dore aje kubwira abantu ko yafashe umwanzuro. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mwuka wera amanuke mu buzima bwe, imbaraga z'Imana zimanuke mu buzima bwe. Uyu munsi atangarije abantu, aravuze ngo yafashe umwanzuro kandi akomeje mu gakiza kandi ntazigera akavamo. Rero ndamusenye kugira ngo Uwiteka umushoboze kandi uzamushoboze, kugira ngo azabane nawe ibihe byose. Aravuze ngo nabana nawe uzamuha kunesha. Rero ndamusengeye amasaha, mwatoye amaraso ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwatoye imbaraga z'Imana, uhereye umunsi kuri iyi tariki azaneshe kuzageza igihe uzaza kwima ingoma, nabo mu buzatwara mu bwami bw'ijuru n'abazahagere. Mwatoye imbaraga z'Imana, umuhe kunesha, kandi icyifuzo afite mu mutima we ugisubize. Ndamusanye nizeye kubikoze, kandi nsengeye abantu bose muri aya masaha kugira ngo imbaraga zawe zibagereho. Ijambo ryawe ryavuze ngo abakwiringiye bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Rero nsengeye abantu bose, Mana, abantu bose babonye ko udashoboye, bavuze ko udakora, ndabasenyeye kugira ngo Mana ubahereze imbaraga zo kugira ngo bakwiringire. Mbatuye amaraso ya Yesu, mbatuye imbaraga z'Imana. Umuntu wese warubabaye, umuntu wese warurimurira, ndamusenye kugira ngo amasaha maruru yahanagure. Nzi neza ko wangiriye neza, nzi neza ko wakoze ibitangaza, nzi neza ko ejo nzagaruka hano nanje kongera gutanga ubuhamya kw'ibyo wankoreye. Rero ndasenze aya masaha, amaraso ya Yesu amweze, yeze n'abaneza amatwi, yeze n'abazambona, Mana yeze n'uzabona kino kiganiro. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen.